uyu munsi ni kuri Karegeya Omar pano tubahaye ikaze, like, subscribe, comment byose birakenewe kuri channel nshya ya Karegeya Omar. n'ubundi niwe dufite imbere yacu kagenda gusuhuje. Bakoze cyane, reka manze shimire abakunzi bacu iri channel ikivuka, ariko barayitabira, birashimishije, bakomeza bakore share na subscribe, babe benshi tukomeze tubagezaho ibiganiro. Abanza no kubiseguraho ko hari byinshi nabemereye bitarakunda, uburyo umwana ntavuka uwo munsi ngo yuzura ingobyi, ibyo nari nabemereye. Amadocumentary arimo arananira kubera ko arahenze kuyategura, bifata umwanya kubona uyasoma. Hari aho bizagera tubisokoze uko byogoshe, kubera ko hari nk'amadocumentary ifite script, ariko kuyasoma bikavunana. Bizaba ngombwa ko tuyafata nayo mu buryo bw'ubusesenguzi. Iya groupe sange yo irahari, ariko sindabona umuntu yinsomera neza. Tuba tugerageza ibihari, kandi tubashimire ko bakomeje kubyitabira. N'abakamaro amakuru, ibiganiro nabyo tuzajya tubibahozaho nk'ibisanzwe, tureba kuri topic zitandukanye, zaba mu buzima, mu mibereho myiza y'abaturage, ndetse n'ahandi bibaye ngombwa ko Karegeya akubita yijisho agatera imetero nk'ibisanzwe zitatuhagera. Uyu munsi rero tugiye kwigira mu byiciro by'ubudehe. Ni ibyiciro by'ubudehe byagendeweho cyane kuva mu myaka itari mike ishize. Abaturage b'Abanyarwanda bamwe, buri wese uwo wabaza wese ashobora kuvuga ngo ngiye mbarizwa muri iki cyiciro, kubera ko byari bimaze kuba nk'ubuzima busanzwe. Ariko ejo bundi Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc yahise itanga itangazo imenyesha abaturarwanda bose n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye ko ngo ibyiciro by'ubudehe bivuguruye bidashingirwaho mu gutanga serivisi cyangwa ubufasha ubwo ari bwo bwose ku baturage, ahubwo ko ngo bikoreshwa gusa mu igenamigambi n'ubushakashatsi ku mibereho y'abaturage, nk'uko byemejwe n'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 11 Ugushyingo 2022. Ndagarukira aho ngaho. Iri tangazo ntago ndisoje, ariko ibyo byasabwa urabyumvishe, birasobanutse. Ibyiciro by'ubudehe bigiye kuzajya bishingirwaho mu bushakashatsi gusa. Ubundi biracyamaze iki kuki batakubaza utuye he, ukora iki? Ibyo bigafasha ubushakashatsi. Kuba ibyiciro by'ubudehe byari bimaze kujya mu mitwe y'Abanyarwanda, ndetse n'ujya gusaba mitiwere, n'ugiye kugira icyo asaba mugenzi we akamati mfasha ndi muri iki cyiciro cy'ubudehe. Kuba iki cyemezo gifashwe wacyakiriye gute? Ese urabona bizoroha kugira ngo ibi byiciro by'ubudehe abaturarwanda ntibongere kugira gute kubifata nk'icyiciro cyangwa se nk'urwego rubafasha kugira icyo baronka? Urakoze cyane. Ntabwo uko nacyakiriye nuko cyari cyaratinze na mbere yuko Musabyimana Minisitiri wa Minaloc akijyaho, mbere yuko asohora iryo tangazo mu mezi yashize, yaravuga ati ahubwo bisa naho cyakiriye ubwoko. Yigeze akivuga nayo yasaga n'ubwoko kuvuga ngo uri mu cyiciro cya kangahe. Uzi ko cyari bimaze kujya mu misango, abantu bo mu cyiciro cya mbere ngo umumenye ngo ugiye gusaba umugeni ahantu bakubwira ngo muri mu cyiciro cya kangahe, kuko urumva byanze bikunze ntago wo mu cyiciro cya mbere yajya gusaba wo mu cyiciro cya kane. Urumva byari byamaze kuzana izindi classe sociale, nubwo wenda we yakoresheje terme y'ubwoko, ariko ikintu cyose cyaba inzira yo gutanya Abanyarwanda, yego cyo kubirebera kure. Byari byamaze kuba plaqué mu bantu, mu mitwe y'abantu. Donc ariho ibintu byose bigendera, ndiwo muri iki, ndiwo muri iki, ndiwo muri iki. Byagize ntuza ibyiciro by'ubudehe byari bifite ibyiza bikagira n'ibibi, ariko kuba ubundi byagombaga kubaho pour une unique raison, kuri planification. Kuvuga ngo turapanga abo twabonye bari mu cyambere, dushaka kukibavanamo muri planification. Nuvuga ngo inkunga tuvuge, ubundi ngiye nari muri equipe yakoze ibyiciro bya nyuma. Nari muri equipe yakoze bira byabaye bitanu bivuye kuri bine, bivuye kuri bine. Nari muri equipe yagiye Ngoma na Kirehe, nari nyirimo. Ubundi buri munyarwanda cyangwa buri muturagihugu wari wese, ihame nuko buri wese akeneye ubufasha. Buri wese akeneye ubufasha. Umutransporter
ufite amakamyo 200, umushoramari ufite kwasiteri 100, akeneye ubufasha bwa leta cyangwa se n'izindi nzego bwatuma za kwasiteri ze aya makamyo ye zirenga imipaka y'u Rwanda, cyangwa tugopa tagura indege akajya Congo Brazza, akajya Mozambique, akajya New York. Akeneye ubwo bufasha. Ubufasha ashobora kuba amafaranga, ashobora guhabwa gufashwa kubona inguzanyo mu rwego rw'isi, ibintu nk'ibyo. Nta muntu udakenera ubufasha, kuko buri wese nta muntu ubaho adakeneye kurenga aho yarageze, sibyo? Ufite amakamyo akeneye gutuga ubwato, twagera tukamanuka ikibanzirizaho wenda icyiciro cya 3 kirimo abahembwa afite akazi bahembwa, yes, guhera ku 65,000 ko twavugaga, hagati y'35,000 na 200. Uwo muntu nawe akeneye ibyamufasha kugira ngo azamuke ajye mu kisumbuye. Nuvuga ngo niba ari mwarimu sako ukamuha amafaranga, akorora ingurube, akorora inkwavu n'inkoko, cyangwa akagira moto 5, za moto 5 zazavamo pasiteri akabagiye mu kindi cyiciro. Wabyumvise? Icyiciro kitashobokaga guhinduka ni cyitwaga, ngira ngo ntabwo twari twashyizemo imibare, twari twavuze A, B, C, D, E. Rero yabagamo abantu, ubwo niyo yanyuma, abatindi. Oya, ntubivuge ibyo ntabwo rero tubwire, rero ko byari byaravuzwe. Ikigizwe n'abasaza n'abatagize n'abafite ubumuga. Ubwo n'abanyantege nkeya, bafite intege cyane batanava aho bari. Nono D ikabamo abakene ariko bashobora gufashwa, bafite amaboko, bashobora kubyaza umusaruro imbaraga bafite, yenda bagiye bahawe umurimo, babonye umurimo bakora. Ariko abo muri ebo n'akazi bagashobora, n'inka ntiyayishobora, n'ihene ntiyabasha kuyizirika, ntava aho ari. Nukuvuga ngo igishoboka no kumuha ubufasha bwose bushoboka. Ikibazo rero cyarimo kinini cyane, ibyo urumva ibyiciro bya 3 ibi bivuguruye twagiyemo, harimo societe civile n'itangazamakuru, nyine n'impagarariye itangazamakuru, harimo Kavatiri wo muri Transparency ahagarariye societe civile, harimo n'abandi, kugira ngo bibe transparent natwe duhari. Kubera iki ibyabibanjirije habagamo ruswa, inzego zibanze zikavuga ngo ko babaga bavuze ngo hari serivisi utazabona kubera icyiciro urimo. Yego, umwana wawe ntaziga kaminuza, ntuzabona ubwunganizi mu mategeko, ntuzabona passport na mituweli. Rigara abo bazihaga kubera ko bavuga ati ndashaka mu mituweli mu cyiciro cya mbere, gutyo ntuzabasha kuvugurura inzu, ntuzagurisha isambu, ntuzabona passport, ibintu nk'ibyo. None babimenya ko ariko bizagenda, umuyobozi ubishinzwe agafata nyirabukwe cyangwa mama cyangwa umuntu nyirakabara umukopa neza, akamushyira mu cyambere, ngo kugira ngo icyambere ni cyabone za service umwana we azabashe kugira gute kwiga no kubona buruse. Ugasanga mu cya 3 hari ingero mbafite zibabaje cyane. Nagiye Nyamure muri Muyira, mbona umusaza rwose, namwita umusaza ariko namurushaga imyaka 7, yafite 33, afite 20. Nari kumwe n'akayiranga wa Bwiza na Faransa. Umugabo ndamureba, ipantaro yari yambaye ikabutura, ipantaro yaciye nayo iracika, nta nkweto yambaye. Avuze icyiciro ndavuga ati bashyize mu cya 3. Ufite imyaka ingahe? 33. Ubona ari muzehe. Ibi bigaragara ngo ntarya neza, ntako abaye, ariko bamushyize mu cya 3. Wajya kureba ugasanga hari undi muntu wari ufite busheri 3 n'ivatiri, ese bivuga yahita yimenya, ariko muri Gasabo bamushyira mu cyambere. Donc inzego zibanze kugira ngo uzabone inka mu cya 3 ntabwo babahaga inka, kiri hari y'abahasi, habagamo icyo bitaga financial support, y'amafaranga leta yashyiraga muri za sako kugira ngo bayabyaze umusaruro. Kuko yateje ibibazo, bagitifa akajya bakora amatsinda y'abaringa ngo bayaguze. Urabyumva? Mbere hakiriho inyuma hamaze kujyaho inyungu ntoya. Aneshi niyo yanagarutse raporo d'État General yabyerekana. Gira inka memushozi muri Nyamagabe hari umwarimu kazi, hari umukuru w'umudugudu yiha inkenye,
kandi ari mu cyiciro cya gatatu, undi yari umwarimukazi bamuhinga. Havugwamo umugore w'umuganga wahawe inka afite umugabo w'umusirikare. Umusirikare ahageze aravuga ati oya, wariye umukene, iyi nka ntabwo igukwiye, turijoye. Umusirikare ndahembwa, nawe uri umuganga urahembwa, subiza inka y'abandi. Uwo nguwo yabaye franc. Kabisa. Ibyo bintu byose byabayemo, gukoresha inzego nabi, ruswa, abantu none baheranwa n'agahinda. Bigeze ku rwego rwo kuba ngo kwiga kaminuza. Ubu hari umwana, donc abantu benshi inzozi zabo zarahindutse. Niba habaye ikosa umuryango runaka bakwishyira mu cya gatatu, wagomba kuba mu cya kabiri cyangwa icya mbere. Noneho bakagushyira mu cya gatatu. Nta kwiga kaminuza. Hari n'umwana ejo bambwiye iwabo bagurishije isambu, kuko we icyiciro cye cyamutegekaga kuvuga ngo arishyura kimwe cya kabiri kaminuza, ikindi leta ishyire. Yishyura igihembwe cya mbere cyonyine. Bagurishije isambu yishyura icya mbere. Icya kabiri kigeze babura ikindi bagurisha. Naye yanda bapfuye gusa abivamo. Ashaka umugabo byose. Ubuzima burapfa. Kandi watsinze. Ndongera nk'urundi rugero rwo niboneye mu majyaruguru mu kagari ka Susa hariya mu mujyi. Twagiye muri Ibyiciro. Twasanze umwana wari wambaye ijire ya Youth Volunteers, twabikoze muri gihe cya corona 2020. Umuhungu witwaga Eric niwe wari DJ w'icyo gikorwa, avanga imiziki ashyiramo indirimbo na za mikoro. Tuvuze ibintu yari yambaye, yari Youth Volunteer akaba n'umu DJ. Tuvuze ibintu avuga ati nibi nabivamo, ati muvuze ibindi, araguruka asaba ijambo. DJ Youth Volunteer mu gihe yari inama y'abaturage, we tuzi ko nta kibazo yahawe akase. Nubwo ndi kuvanga imiziki nari natsindiye kujya muri kaminuza, ariko umuryango wanjye bawushyize mu cyiciro cya gatatu. Ubu ndicaye n'aka kazi ni gukora, kandi nagomba kujya kwiga siyansi. Uri kumva ingaruka zabyo? Nuvuga ngo urumva deja yabaze kuba umu DJ kandi yiga siyansi. Ntabwo ari byo yari yarize. Yarazi ko wenda azakora nko mu ruganda, akavuga ati nzakora muri Bralirwa cyangwa muri Skol. Ariko arimo aragira ate? Aramucanga imiziki. Arabibaza. Gatabazi yarahari, meya yari Gatabazi yari guverineri icyo gihe. Meya yari Janine n'umuremi Janine. Natwe dufite delegation nini yavuye Kigali mu ntara abo mu majyaruguru. Hari abo mu majyaruguru n'uburengerazuba baje kuba. Abantu bagwa mu kantu bavuga ati ibi byiciro mugiye kuvugura dore ibya mbere aho byatugejeje. Iyo rundi rugero ruge niboneye n'undi mwana nawe watubajije ikibazo, twagiye muri deba communautaire mu murenge wa Gasaka, inyuma ya SOS ahantu bita nka Kabeza cyangwa Remera Kabeza, umudugudu umwe Remera cyangwa Kabeza byombi kimwe n'umudugudu ikindi na Akagari. Umungu nawe arongera tubaza ngo nawe utaragiye kaminuza. Ubwo abo bose ubuzima bwabo bwarapfuye. Nyuma yaho twaraje tubibaza Roda, tubaza ese hari uburyo muteganya bwo kuzaba kugira mutese kuzahura mu bantu aba victime b'ibyiciro b'amakosa mu byiciro. Avuga ati twabireba, ariko nyuma y'imyaka 5 uwo Eric yabaye DJ, undi yabaye umuhinzi, undi uwo mukobwa w'Icyangugu yagiye gushaka umugabo, undi bamaze. Ubundi intention y'Ibyiciro yari igamije gukura umuntu mu cyiciro kimwe kamujyana mu kindi, ari nabwo hagiye hazazagira inka, hakaza gutanga mitiweli. Donc intention yari nziza. Nyine ndibaza ubundi ikosa ryaje kuva he kugira ngo n'imihigo yafatwaga buri bayigendeye ku byiciro bati kizava ku cya mbere ijye ku cya kabiri. Ibibazo byinshi tugira mu Rwanda, guverinoma centrale igira itekereza neza, ikagira concept nziza, ariko mise en application bakaba ikibazo. Donc urumva Minecofine igira ngo icyo gitekerezo cyo kuba cyaravuye nka Minecofine cyangwa Minaro, batekereza neza au niveau ya Kigali, ariko hasi siko bameze. Nabisaba iyindi mekanizme yo kubikurikirana. Niyo mpamvu n'igico kubivugura societe civile n'itangazamakuru twaraharanye igihe kinini kugira ngo habe mu mucyo. Amakosa menshi Bugesera ndatagugira Bugesera twagiyeyo muri delegation ya Media High Council, twagiye mu byasanga dusanga umugore urwaye bwaki n'umwana arwaye bwaki bari mu cya gatatu, shisha kibondo batayimuha. Mu murenge wa Mwogo twabasanze kuri centre de santé ya Mwogo, umugore ubutama bwarabyimbye bwaratukuye, ibirenge bibyimbye byaratukuye, umugabo yaramutaye. Tubibaza meya, icyo gihe meya yari sanze umuhire Emmanuel, tubaza uti
ibi bintu bimeze ngo ni muhaturangire ibaze twavuye i Kigali wowe ntunahazi. So abantu bafite ibikomere by'ibyiciro by'ubudehe nibo benshi kurusha abavuga ati cyankuye hakimeza. Noneho biga ubukebebe, hari abo tuzi bafataga gira inka bakaziha abaramu babo, abandi bakaziha ba nyirabukwe kandi bishoboye. Urumva niba uri gitifu umugore utunze nyina w'umugore utunze kamemo ntabwo yaba ku cyiciro cya mbere afite umukobwa uhembwa cyane cyane ko muri biriya byiciro. Ejo hari umuntu wamyereje message ambwira ati mama bamushyize mu cya gatatu ngo kubera ko afite umuhungu w'i Kigali, kandi umuhungu w'i Kigali akora iki? Ubumotari. kandi arakora kugira ngo yibesheho ubwe ntabwo. So rero wowe wavuga guti bigenda bite? Ubundi byakabayeho mu rwego rwa planification bakavuga ngo dufite abaturage bangana gutya bari muri iki cyiciro bakeneye ibi n'ibi ngo bave aho bari. Izo za marenzi tuvuga abando ibirire mibi gutishuri byose bifite isano n'ibyo. Abatishuri n'abatariye hanyuma izindi nkomere bimaze kuza bamaze kuvuga ngo iyi serivisi ihabwa uri iki. Abana bagaburirwaga ku mashuri babavana ku rutonde kubera ko ababyeyi babo bashyize mu cya gatatu mu makosa. Umwana kurya ku ishuri birahagarara bigatuma ari ku ishuri. Za Nyamagabe byarabaye ngira ngo naho Musanze. World Vision yari ifite nandi ma ONG iyo nije hafi barafite abana bahamakayi baha uniforme bakavuga ngo banzuza ni cyangwa cyiciro cy'ubudehe. Ariko manza nanjye byarabaye nanjye bigeze kukibaza niba umwana niba yaragiye kujya gukora troncome niba ari mituweli ibintu nk'ibyo. Inkomere za biriya byiciro ni nyinshi. Kubera iki? Ibipangwa ku rwego rwo hejuru sibyo hasi bakora. Biramanuka bigera kuri meya, urwego rwenda ku rwego rw'akarere. Urwego rw'akarere rwo ruba rushaka imibare myiza. None ukabwira abo hasi guhera kuri igitifu umurenge kumanuka mugire mutya. Ibyo bintu umuntu yabimbwiye uwagasaka wari igitifu wagasaka wako kagari twakoreyemo débat communautaire yarambwiye ngo hari imibare tutajya muzi. Hakaba bo babaye force gushyira mu cya gatatu batakirimo. Ariko noneho igikomeye cyane cooking data byo c'est normal kubera ko wenda wabibwiwe n'uwo hejuru. Ariko hejuru ntabwo ari kubwira ngo ufate Joseph wakuzwe umuremyi sebuja wa Karegeya ngo Joseph mushyire mu cya mbere Karegeya ajye mu cya gatanu. Ibyo byo nta muntu wo hejuru wabibwira undi. Kukubwira ngo gira imibare bihure byashoboka. Ariko nibura genda ugabanya apana gufata uwo mu cya mbere ngo uzamure muri kane ufate kane ushyire muri rimwe. Itangazo rya Minaroke rero itangazo rya Minaroke rivuga ngo nta muntu uzongera guhabwa serivisi hagendewe ku byiciro by'ubudehe. Nubwo hakozwemo amakosa natangiye nkubwira ngo igitekerezo bwacyo gukira ibyiciro by'ubudehe hejuru bagifashe bumvaga byari byiza ku mpamvu y'igenamigambi. Noneho rero kuba bigiye guhinduka muri ubu buryo na babandi bakiya bishobora kuba byarafashije sukure icyari gikenewe no kubikuraho cyangwa no kureba implementation yabyo. Nabyo ijitema ikibazo ni toujours muri implementation. Uyu musabye Imana ministre wa Minaroke ubishyize nta garante afite, nta mechanism afite yuko ibari kuvuga ariko bizakorwa hasi. Kubera ko abakoraga ayo manyanga bagafata uwo muri rimwe bakamushyira muri gatatu, uwo muri gatatu bamushyira muri rimwe nibo bagihari. Murabyumva? Bisaba ngo yongereho irindi jisho. Kuko nk'ubwo reka nkubwire nk'ubwunganizi mu mategeko kugira ngo baro iguhe umuntu ugomba kwerekana icyiciro cy'ubudehe. Cya mbere ugomba kuri muri rimwe cyangwa kabiri. Muri gatatu ntabwo baguha umwunganizi na rafu ntawe iguha. Murabyumva? Kandi kwiyishyurira avoka ni 500. Kandi kuba mu cyiciro cya gatatu wabonye ko ari umuntu uhembwa hejuru y'35,000. Umuntu wa 35,000 yakwishyura avoka 500. Ibibaho. Tumva nk'ibyo umuntu wa 35,000 yakwishyura medicine mu Rwanda. Medicine mu Rwanda si nka miliyoni 1 n'igice. Byanze bikunze. Ku mwaka. Urumva logique donc ibyo rero kuvuga ngo barabihinduye byo ni byiza kuba ari ijambo rivuzwe avuze akotingamo inama y'abaminisitiri yo muri Novembre. Yego. Le 11 Novembre 2022. 11 z'ukwa itariki 11 Ugushyingo 2022. Nibwo inama guverinoma yavuze ngo bihagarikwe kugenderwaho ku bufasha ubwo ari bwo bwose. Noneho utanga ubufasha cyangwa se bagomba kwicara bagasetinga ngo kugira ngo ubone ubufasha bujyanye n'ibi nuko ubu
inzu ku muhanda mu mujyi cyangwa azamuke mu cyiciro akeneye iki inguzanyo ya make yishyurwa mu gihe kirekire par exemple sibyo utagira namba kubona inguzanyo idafite ingwate cyangwa se ubwisungane magirirane akishingirwa n'abandi zose ni ingamba zifatwa kugira ngo n'uwari hasi abe yazamuka nta muntu udakeneye kuzamuka by the way icyo cyukimenye nta muntu udakeneye ese Karege ubyumva ute ibyiciro by'ubudehe meaning yabyo nuri hasi n'umukurikiye n'uri hejuru ibyo ngibyo n'ubundi busumbane burahari kandi buzanahoraho ubyumva ute ibyo byiciro by'ubudehe biramutse bigumyeho umuntu akabazi ngo ndi mu cyambere ko ndaharanira kugera mu cya kabiri nubwo yenda bagakuraho icyo bashyiragamo nka support cyatumaga ntabwo nkwemerera kwita abanyarwanda amazina aho byatugejeje turahazi nibisinze aho byanyuze urabita amazina turabizi ko tutareshya ugenda n'igare mwongera ubushobozi ejo azagendera moto ugenda na moto mwongera azagura imodoka si ngombwa kumusipesifiye avuga ngo ni muri njye bitwareba se urirwa ujya kuvuga ngo tumwituyu nimujya mu mupira umwana akagufungira muri karere agataruka ati birumvikana ati yabaye umwana wo mu cyiciro cya mbere atepenaliti wo mu cyiciro cya kane binamunanira kuyifata urumva amaze gushyiramo utundi tuntu nuko n'amoko yaje sinzi naho byanyuze ubundi byagombye kuba pour des raisons za planification statistique binekofine bakamenya ngo dufite abangana gutya bari batwara igare yenda abangana gutya iki mu myaka 5 babageza ariko kubareba ngo tugomeza tubita amazina ayo mazina yazagera ahantu akaba ikibazo ubguza abasore babenzwe n'abakobwa bo mu cyiciro batarimo bakavuga ati no uyu mwana uyu yize arihirwa na Minaroke none aje gusaba umwana wo mu cyiciro cya kane batari kujyo bintu mwabikurikiranye neza nyamara uriya muhungu ndamuzi twigana yarihirwaga na save the children no kubona ikaye byari bibazo barazibazaniraga ku ishuri agataha n'amaguru akababuza umugeni uri kubyumva n'ibindi noneho hari naho wageraga ari serivisi uje gushaka bamara kumenya icyiciro cyawe bakaba bagutembeza haza uwo mu cya gatatu cyangwa icya kane we bakamwihutishiriza byazanye ibintu byari bigiye kugeza abantu ku macakubiri afite kuko kwita abantu amazina ntacyo bivuze kandi statistique irabihorana statistique iyo irabifite aricyo bita muri cyo bita labor force survey muri labor force survey hari uburyo berekana abantu binjiza amafaranga par centire ni ukuvuga ngo abadukurikiye kugira ngo wenda basobanurire gake nziho centire ni ugufata population yose ukagabanyamo ibice bitanu 20% none ukareba ibyo binjiza ukavuga ngo dore icyambere igice 20% bambere binjiza gutya centire ya mbere y'abakene yinjiza 8,000 ku munsi mu wayeni centire ya kabiri yabifashije yinjiza 11,000 bivuze ku munsi mu kwezi 8 icyambere 8 icya kabiri 11 icya gatatu 25 icya kane 47 icya gatanu 275 ku kwezi icya gatanu 275 nuvuga ngo totali y'icyambere kugera ku cya kane uyateranyije ntagera ku 110 mu kwezi ariko icya gatanu cy'abaherwe moyenne ni 275 ibyo bishatse kuvuga iki mu bisubizo twakagombye gushaka ni ukugerageza ibyiza by'igihugu bigasaranga kwita amazina ntacyo bivuze ariko urumva icyo kintu icyo gisobanura moyenne y'icyiciro cya kane binjiza 47 ariko icya gatanu mu wayene bakibuza 275 difference y'ibihumbi 210 220 uwa mbere arisha akayiko uwa kabiri akarisha ikiyiko uwa gatatu akarisha ushe uwa kane akarisha n'urutaro igitiyo noneho uwo mu cya gatanu wakarisha nubwo cyako cesariyeri ya hongo aho ni ntabwo byo gushakira waho hakagaba yagabanyizaho akayiko basi byakabaye gute umurisha ho ni gute yafasha uwakayiko akagera ku kiyiko kubyumva gutanga akazi ndabyumva abacukura imicanga ipakira hoho ibyo birumvikana no wabonye akazi ariko se
275 ugukurikira ari kuri 42 urumva iyo ntuzi iyo disparité partage inéquitable y'ibyiza by'igihugu iyo nayo ishobora guteza ikibazo yabisaba ngo habe iyindi polisi ivuga ngo ese ni gute abagezeyo bafasha abakiri hasi simvuze ngo mu cya gatatu umunyamakuru umumotari umwarimu bo bashobora kwizamura dopari nibura n'uwenda n'ubumenyi n'andi mahirwe ariko wabundi se wakayiga abakiri hasi cyane hari urya rimwe mu minsi 3 hari urya rimwe ku munsi bikagera ku urya 2 ku munsi aho icyiciro cya gatatu barya 2 ku munsi abantu birahiraga bino byiciro ubona ko yiyakiriye yajya bati nge ariko ndi mu cyiciro cya mbere bo sinzi nimba ari ukubyishimira ariko hari uwo mwaganiraga akavuga ati mbabara nge ndi mu cyiciro cya mbere ntabwo nshobora kujya kunywa iri cupa ndi mu cyiciro cya mbere nge ntabwo nagenda na moto nigendera n'amaguru ukabona arabyirahira nkaho yamaze kubyakira ibyo twabifata nk'igikomere cyangwa se ni ukubura uko agira agafata reka nkwereke n'ibindi bikomere biri somehow du négatif au positif au négatif donc umuntu no muri corona byarabaye fata urugero rwa Nyabisindu kuko bararumpaye n'urwa Gasabo Nyabisindu umuntu yarafite amazu yarafite abapanga y'umunani inzu 8 zikodeshwa wakaba mu cyambere abakodesha bakaba mu cyagata muri corona baraza ibiryo randirodi banyine abapanga y'ibiciro urumva ariko urumva randirodi yahaye ruswa abayobozi bamushyira mu cyiciro cya mbere hanyuma ibiryo biraza aba positif gutanga ruswa ni negatif gushyira guhabwa ibiryo ni positif ariko randirodi yagiye gushaka kuvugurura inzu gute avugurura ati do bikujyanye nanone bigusubije muri ya negative urahangayika sasa ngutanga indi ruswa kuko uri mu cyiciro cya mbere ugiye kuvugurura amazu 8 wabora yakuye aho wayibye barumva undi iyo case ijya gusa ni agasata ari n'undi wagize ikibazo kuri passport ari mu cyambere ageze ati no umuntu mu cyambere atungwa na leta ubuzima bwe bwose buri mu maboko ya leta ntabwo twagufata umuzigo dufite ngo tuwoherereza abandi umuzigo mu gihugu cyawe ushaka kujya kubona umuzigo mu kindi ufite niyo logique umuntu wo mu cyambere ntabwo yagombye kurenga igihugu nkajya ntabwo ubushobozi agomba kubungabungwa n'igihugu cye ati urajya he batingiye kurangura urabaho ku bwa leta urajya bya leta wizubamo ni leta none ugiye kurangura umwana wawe mituweli uri kuza kuri leta urajya kurangura iki uraranguza iki urarangura urumva ya negatif wakoresheje inzego z'ibanze negatif zigushyira mu cyiciro cyiza ubona inkunga positif ariko ugarutse negatif muri negatif kuko ushatse passport bari kwiga so rero urumva nabo ngabo ni inkomere uwo muntu wagiye gushaka icyangombwa cyo kuvugurura akabanwa cyangwa passport akabanwa no kuba baramushyize muri cya kintu yari yishimiye ariko ageze aho bimuvana nawe arakomereka so rero urumva ngo rero ngiye kumbwira ngo mbese abake pourcentage ntabwo nyizi ari n'undi rugero ari n'izindi data mfite ibyo bintu byo gukukinga data cyeze kujya mu nama iriya Rusororo Minekofine hari abagitifu 416 Minekofine avuga ngo mutubwize ukuri dupanga ibifatika aho guhora mutubeshya tugahura inyuma iryo jambo yararivuze umuntu wari uhagarariye Minekofine yari nka we ushinzwe aba auditeur abati duhora inyuma ibyo dupanze birapfa kubera iki muhora mutubeshya muratubeshya ngo abaturage barazamutse manutention irava he umwana yaba yari ntubibone ku mubiri ubu kukuntu yaga n'urwo ruhara rwawe ndayoberwa ko wari umuntu n'umureba icyo gihe ndi mu byiciro ndi muri ibyo gahunda y'ibyiciro tugeze mu murenge wa Sake hari umudamu umwe marezuma ni ajya mpamagara yaje i Kigali aramvugisha umudamu yari yambaye iribaya
afite benshi yisize amavuta ahumura araza ati baradoma ati muze mwumva ikibazo cy'uyu muntu rwose bari kumurenganya bari kunshyira mu cya gatatu none se uri mu cya kangahe ukareba iriba yukumva ayo marashi ukareba meshe ati no ati ngewe narahungutse sanga umuryango wanjye wose nta n'umwe uhari bati okay wari uhari ya bene wanyu afitwe nande ni nge nyafite ariko ndibana ubwo tegitari singaye amasambu y'umuryango wose makumyabiri ariko kuba yibana gusa biramo uburenganzira bwo kujya mu cyiciro cya mbere kuba ntabwo yarasanze bene wabo icyo gusa urumva ndababwira nti mwabana ndabegeranya ndababwira mwebwe icyiciro biroroshye umuntu uko yaje byonyine reba inkweto yambaye urebe n'ibihanaguye urebe ishati yambaye uko igura n'ibimeshe niba ateye ipasi ibyo birahagije umuntu araparika moto akaza ashaka icyiciro cya mbere ibyo byose ndagendaga ndabyibuka kuko nari ndi muri ekipe gutya mbireba urirwa ujya kure umuntu uramwirebera icyo gihe harimo n'abari bazanye ibyangombwa by'ubutaka akabigabanya yari afite nk'amasambu 9 akazanamo ibyangombwa 3 urumva ibindi yabibitse kugira ngo bashaka barwanira kujya muri cya kindi cyo hasi kubera iki baratinya inkunga ubufasha buzaza bushamikiye baratinya ko batazabona rero ubu ngubu niyo wavuga ngo nta bufasha buzongera kugenda kuri ibyo benshi bazakomeza bihishahisha bavuga ngo ntawamenya cyangwa se nutangira gutanga inkunga wa wundi bashyize mu cya mbere ariko yarakwiriye icya gatatu nuza n'inkunga ibereye icya mbere nawe aze kubyigana ati nyamara dore yewe namaze imyaka 10 mu cya mbere ariko byari amafuta so rero birasaba ngo ntabwo ari ukuvuga ngo kabineti yarabivuze minaroke yabivuze birasaba ngo hari izindi imbaraga zimanukana nabyo muri implementation naho ubundi byo bizakomeza biteza ikibazo ariko ibaze igiya kesi nakubwiye y'ubufasha mu mategeko ibaze ari maje ari baro ari rafu utari mu cyambere cyangwa cya kabiri ntacyo wakura urebe n'ibindi byinshi bishamikiye kwiga kaburuse inguzanyo muri banki naho wagira ingwate kaje nawe uri mu cyambere no wari ubikomoje ariko nyabona nakurekure na guca mugani mu kinyarwanda uvuga ngo umuntu amanika agati yicaye ajya kukamanura agahaguruka gutanga itangazo ko ari n'umugani uvuga ngo yaguhize ntibinturo yaguhize nawe ntibinturo wa mugani nawo twawugenderaho uje iyo migani ibiri no ifite ibisobanuro bitandukanye wa mugani itangazo rya Minarok no kubivuga gutya ko abayobozi ubwabyo birahagije ngo iki kintu tukisohokeremo tugende ko yaguhize itabinturo ujya umanika agati wicaye wajya no kukamanura ugahaguruka ibyo tubifite henshi ari nayo mpamvu ngira ngo dushingiraho twitwa abasesenguzi duhuza ibyanditse tugahuza n'ibivugwa ariko tukareba n'ibikorwa kuba kabineti yarabivuzeho Minaroke kabisohoye itangazo hasigaye kureba ngo hasi birakorwa byego urabyumva hasi birakorwa bite sinkubeshye dufite igihugu kigira abagitekerereza hejuru ya 90% batekereza neza ariko kugira ngo uzabone ibyo cyatekereje abaturage bibagezeho ibyo bya bibazo niyo mpamvu ujye ubona perezida ko agera ahantu bagakora umurongo wabaza kubaza ibibazo abamuhagarariye se barakora kandi bakora byitwa ko bakora buri munsi rero ubwo rwose bamaze gutangira kwiga izindi kanuni zo kubica iruhande ukazagenda ugasanga ariko nyine abarimo ibintu byishama we nijaza gutanga amatungo agira guteye ifu byiki ariko icy'ingenzi icyashoboka no kubakira abantu ubushobozi no gutegereza inkunga ya leta rwose ntabwo byakagombye nabyo biteza bituma abantu bahora muri ibyo basangiye ubusa bitanisa ariko hari ubushobozi buhari buri wese akubakirwa ubushobozi uwo mwana iyo mituweli akayishyurira umwana akamwishyurira kubera ko yahinze yabonye ifumbire yabonye imbuto nziza ibyo byose ubwo ndavugamo inzego nyinshi apana ifumbire yaje itinze apana imbuto yaje ari pirate umuhinzi wamuhaye imbuto nziza ukamuha ifumbire ku gihe baza kumuhenda ku myaka uwo muntu yakenera mituweli yawe uwo muntu yakenera ko urihira umwana we keretse ari babandi nakubwiye twari twashyize muri batikuraho bari kubera ubumuga n'imyaka iri avance ariko abandi
ufite amaboko ashobora gukora mushakira icyo akora. Niba ajya kubaka amashuri wijya guterura abantu bavuye ikandarange kandi aho hari abandi bahari babumba amatafari baba abayede babahembwe neza ntihagire ubambura. Umuntu wakoze umuyede wakoreye 2 ku munsi bubaka amashuri niba yubaka nk'amezi 3 buri munsi 2 umuntu azakenera mitiweli ya leta. Umuntu umwana we bazamukana muri primaire yabuze uniform yabyigurira rwose. Nibyo nyibyo bakora ibyo. Umuntu arahinze ibigori bye bibonye isoko wenda bireze aragurisha kuri 300 ikiro yejeje toni. Umuntu azakenera mitiweli yawe. Icyo nicyo gikenewe rero. Aho rero ibyo mvuze nibyo biri muri iryo tangazo bivuga ngo ibyiciro bizakoreshwa ku mpamvu y'igenamigambi. Iryo genamigambi niryo Minecofin ifata amafaranga ikayashyira muri Minagri na RAB ngo hazi ifumbire ize ku gihe, ngo hazi imbuto nziza. Urumva na Minecofin na Minicom igamagara abashoramari bazagura wa musaruro w'abaturage. Iryo ni igenamigambi. Ntabwo ruvuga ngo nikarege mu cyiciro cya mbere cyangwa ngo mu cya gatatu. Amazina si yo ngombwa. Buri wese mu cyiciro cye afite ibyo akeneye gufashwamo. Umuherwe utunze miliyari 100 akeneye ubundi bufasha ngo atunge miliyari 500 agira indege agire kampani y'indege ngari azenguruka agira amato ajya mu ntuza mu kurangura mu Buhinde mu Bushinwa Dubai. Ubu arabikeneye nawe akeneye ubwo bufasha. Akeneye ubwo bufasha buri wese akeneye ubufasha. Iyo niyo ari principe tuvugurura ibyiciro by'ubudehe. Ariko n'ubundi ikigenzi nibikoreshwa pour des raisons za planification. Kumenya ngo abaturage dufite mu myaka 5 iri imbere bakabaye bameze batya. Abari hano bagomba kuvamo ngo niba ari icyanyuma icyiciro cyanyuma kirimo 3,000 we 3,300. Ni gute mu myaka 5 baba basigaye ari 1,100? Noneho Minecofin ikavuga ngo aha ngaha muhashyirangana gutya, aha muhashyirangana gutya, aha muhashyirangana gutya. Ibyo bikenewe. So rero birasaba abashyira mu bikorwa ama-ONG, inzego za leta, abikorera gufatikanya amabanki gufatikanya. Kariya ndagushimiye. Asante sana. Nanjye nshimire abakunzi ba Kariya Omar Pano. Tunibutsa ko dushimira umuryango TV kubera ko izi studio ni izayo. Nuko ni yamibanire myiza ikoranire myiza izanahoraho. Ibanire myiza izahoraho. Rero abakunzi bacu nabo tubashimira ubwitabire bagira ku biganiro tubagezaho, bakanda subscribe, bagakora share, bakabihereza inshuti zabo. Mbese tuba tubireba kandi bikadushimisha. So dukomeze dufatikanye rero badufashe kubafasha. Yego ndagushimiye. Ngayo nguko reka twongere mu bindi biganiro bikurikira.